ba radiyo imanzi mwiriweho, tugeze mu kanya keza tubagezaho ikinamico inzira ikwiye. Muri iyi si abantu benshi bagenda bayobagurika rimwe na rimwe ntibagere aho berekezaga kubera kutagira uwabayobora inzira ikwiye yo kunyuramo. Kurikira ikinamico inzira ikwiye kuri radiyo imanzi maze ubashe kubona inzira. Ikinamico inzira ikwiye muyigezwaho n'itorero riba rifutse, inyura kuri radiyo imanzi buri wa gatanu saa 2. Nimukurikire ikinamico. Basha dore akazi kanyu ngaka hano. Uko imodoka zizajya zizanye ibishingwe hano, mugomba kuzajya mutoranyamo ikintu cyose cy'agaciro mukakibika. Hanyuma nzajya mbaha sensa yo kurya saa 6 n'andi ya nimugoroba. Akazi kanyu naho ari niho muzajya mubiteka. Urakoze boss. Nizere ko mumenyereye kubwanjye ko mutazansabaho kuko nta mukoro wikenera inzu. Sawa rero, izi modoka zaje ziza kumena muzajya mureba nk'ikintu cy'agaciro cyose, yaba umwenda muzima yaba igikoresho kizima, mbese buri kimwe cyose cy'agaciro muzabishyira ku ruhande mbere y'uko iriya myanda bajya kwitwika. Yego boss, turabikora kabisa. We Mataso, karabe boss, bwira shoferi amene iyo myanda kuri iriya ruhande hariya bari abana bahagaze, kandi bahite batangira gutoranya nk'ikintu cyose cy'agaciro. Sinzongere kumva bimwe byanyu mutoranyamo ibintu bimwe na bimwe mukabyijyanira cyangwa mukabigurisha. Yego boss. Sawa rero mubikurikiranye ndagiye. Yego boss, nzajya mbikurikirana rwose. Wesha bimeze bite? Isawa mukoboyi, uramukira badukuye imihanda akadutakaza job ahamanye. None se kuki mutari ku ishuri kandi mbona mwaka bayemo? Ngira wa mukoboyi ndangitse. Wakigute kandi ibintu byarabaye. Ufite imyaka ingahe? Ngiye mfite 13. Ngiye mfite 14 niga. Y'amashuri narakatiye tu. Iwanjye yarandaburije fu, anyuma ibikoresho tu. Ndavuga naho kwicwa n'inzara. Reka njye guhiga none uramukira araturemeye Imana. Yo, mwihangane kabisa. None se ko mbona mukiri abana, wabasubiza kwiga mwakwemera? Nambiri ko indagaswe. Ande wakatira kirasi se yawe icyo kurya ibikoresho by'ishuri. Sha ntacyo. Ejo nzababwira icyo gukora kabisa. Ariko ntimukwiriye kuva mu ishuri. Ahubwo mani kiki, bino dukore job ya boss. Twirukana tukaraburiza. Nta kibazo nimujye mu kazi nimugasoza muze hano tuganire. Nje nshinzwe kubarura imodoka zizana imyanda hano mu kimoteri cyacu. Sawa reka tugatumike jama. Ariko bana yanjye bose ntajya mutima wa kimwe. Agatinyu kagakoresha abana batuzuza imyaka y'ubukuru bakabaye bari ku ishuri. Sha mugashahara gake mpembwa ngiye kwishingira bariya bana bajya kwiga pe. Uyu ni ndumamakaye. Hello? Maria, ariko urumva ra? Ntumva ndabuzwa n'iki ko kuva nabura umwana wanjye mucyo ntakiguheka rwose. Niyo mfatanyije ijisho mpita ndota umwana wanjye uri mu mutema anegeye amaboko atabaza rwose. Umwana wanjye nabuze simeze kukubabarira rwose. Maria ndarengana, mucyo nawe natemye namukubise urushyi yikubita hasi, mvuga ko ngiye kuzana umuhoro wanjye nkamwereka. Sohotse sinamenya aho yaciye, naramubuze, kandi namwe mwarashakishije hamwe nabo kwa Juvenal muraheba. None se uwo mukobwa naramwishe ahita arigita. Ndarengana rwose, nawe nishe mbanoga rw'ubusisi umutware wahatse data akamutonesha. Aha, ibyo urabyivugisha, ariko ntabonye umwana wanjye rwose ntirizarema. Ubu iki si icyumweru cya 3 ntazi yari. Mperutse no gutira telefone kwa Juvenal ngo muhamagare kuko bagiraga nimero ye, ariko byanze gucamo. Ubwo se umwana wanjye urumva atarapfuye? Ahubwo se Mari, ko twari twaranze kubyara ngo mucyo na musaza we uriya bazabanze barangiza amashuri, none musaza we akaba yenda kuyarangiza, waretse tukareba uko twabyara kandi kana kazadushashisha tumaze gusaza. Ngwagaki ngo akana abunyukira mu maso se sabana. Urashaka undi uzamenesha rero igicuku kinishye akaribwa n'inkongoro simbone n'ikiribake. Niba ukeneye ko tuzavugana neza uzabanza ujye kunshakira umwana muto. Ariko ahuranyumvira, reka nkwereke se nyine. Reka ruvu, reka nkavuze induru rubanda bakatwota muri ubu bunyoni. Umenye ko unanteye umujinya nakurega ko wamenesheje umwana wanjye akaba yarapfuye kandi bagufunga. Aha, byana ubwo busa bwawe ugira ngo abagore barabuze apo akataramagara barahaha byane byabo. Mucyo
amakuru ndabona umaze kumenyera ubuzima bw'umujyi kabisa. Shamate byose ni wowe mbishimira pe kuko ubwo data umbyara yameneshaga yankubise yampinduye intera nyitayeho unyoherereza amatike nzana mu mujyi unshakira icumbi ikiruta byose unshakira akazi ariko nifuzaga. Warakoze cyane Mate. Oya mucyo njyewe nzi neza uko kubaho ubuzima bw'ibibazo biryana, niyo mpamvu nanga kubona umuntu ari mu bibazo pe. Mba numva nakora ibishoboka byose akava mu bibazo rwose. Rero njye sinezezwa n'ibyo nagukoreye, ahubwo nejejwe nuko wowe ubutuje byiwe. Ahubwo Shamate twahugiye mu biganiro ndibagira utekera icyayi dore usanze njye ntabwo iyo ari ku cyumweru njya kare ngomba no kunkora amasuku ubu n'ejo nzabashe kuzinduka njya mu kazi k'abandi ntafite ibinteka. Icyayi kireke mvuye mu rugo ndiye pe, nafashe amafunguro ahubwo narinje ngo umbwire bimwe waraye umpamagaye umbwire igihe wansabaga kuza kukureba. Ariko shawe gira amatsiko urabizi ni uguhera na kera tukigana narayagiraga pe, kugira amatsiko cyane. Gusa nyine amatsiko ni meza atuma umuntu ahorana inyota yo kumenya byinshi da. Ibyo ni ukuri, uriya amatsiko ni meza. Umuhinzi yinaza imbuto akazuhira ngo akunde arebe ko ejo zizaba zimeze. Mbese buri wese mu byo akora abigeraho neza kubera kugira amatsiko yo kwibaza uko iherezo rizaba rimeze, maze bigatuma akomeza gukora cyane. Ibyo uvuga nibyo cyakora iyo umuntu afite amatsiko yo kumenya cyangwa gukora ikintu kigeraho neza. Burya ngo n'abahanzi batangira guhanga bafite amatsiko y'uko igihangano cyabo kiri buze kumera, bigatuma bakora ibishoboka byose ngo kiryohe, bityo amatsiko yabo akabageza ku byo bifuza. Ariko rero mucyo nanura cyancisha amatsiko pe. Ariko shawe gira amatsiko wewe amatsiko azakwica pe. Nyibwire radi ureke kunseka, waraye umpamagaye umbwira ko nshaka ngo ngishe inama, numva amatsiko aranyishe pe. Noneho yarushijeho kuba menshi ubwo wambwiraga ko utabimbwira kuri phone, ni nkaho naraye ntasinziriye pe, byibazaho nkumva amatsiko aranyishe. Si ukukwicisha amatsiko ni ukuri nuko hano nari nahagera, ariko ubwo ari byo ushaka reka mbikubwire. Yego sha mbwira rwose mara amatsiko. Shamate ejo nari ndi mu kazi nkubura ahantu mu ikoni ry'umuhanda, ngiye kubona mbona umugabo aparitse imodoka hepfo y'umuhanda ajya kwihagarika hirya gato. Reka da cyane rwose, ahubwo nari nzi ko nta mu mujyi ibyo bitahaba, nari nzi ko haba abasirimu gusa. Reka ahubwo birantunguye kuko rwose uwo ni umwanda. Uretse no kwihagarika no kujugunya ibipapuro n'ibindi byose bigize umwanda ku muhanda, umuntu iyo abikoze arabihanirwa pe. None wowe yaratinyutse aragenda arihagarika, byumvikana pe. Umva nyine ubundi ikibazo cyatumye nguhamagara si uko yihagaritse kagira inkuru, ahubwo umugabo avuye aho yari arimo yihagarika yaje ansanga afunga amapantaro. Ariko amatsiko yawe mana yanjye nyine yaje ambwira uburyo ndi umukobwa mwiza ntari nkwiye gukora akazi ko gukubura mu muhanda, ambaza amashuri nize, ambaza imyaka mfite ndamubwira. Rero yahise ansigira agapapuro kanditseho nimero ye, arangije arambwira ngo nzamuhamagare nzaza mpakazi da ngo mve mu myanda yo mu muhanda. Ubwo rero ndaguhamagaye muvandimwe ngo mugishe inama. Nteye ubwoba, naringize ngo hari icyabaye gikomeye, naho niba ari akazi ko nta kibazo wamuhamagara ukagakora da, niba ko kazakaguha. Ariko gusa uzitonde uyu mujyi ubamo abatekamutwe benshi, ataba ari ushaka kugutekera imitwe da. Sha nabonye yaba ari umuntu mwiza pe, yarambwiye ngo nzamuhamagare bitarenze ku wa mbere. Aha ok, njye simbibonamo ikibazo kumuhamagara, kabone ko muri uyu mujyi nta kazi nta buzima. Ejo nzamuhamagara noneho n'izandi zimamagaye. Reka turebe zitabe wumve. Alo? Urakoze mawo, byibura utumye nongera kumva ijwi ry'umwana wanjye, nubwo ikiniga kimurenze ntavuge ahubwo agaturika akarira, ariko numvishe rwose ijwi arirye, niba atarapfuye ngo mbe mpamagawe n'umuzimu we. Humura mukerega ariho Mari, nta kibazo afite rwose. Mawo, umwana wanjye nimba nariho afite agahinda pe, sinamurenganya no kuba atamvugishije rwose. Humura ubwo byibura wongeye kumwumva ibyo birahagije.
nuko amayinite ahise ashiramo ahari bari bukomeze ukamwinginga ahari amarira yari bushira akakuvugisha. Rwose sinamurenganya pe, ise yaramujujubije kugeza ubwo umwana wanjye amena akagenda ijoro ryose atagira iyajya. Njye nahoranaga igishyika ko yapfuye, ariko n'ubu sinzi nimba ari we koko. Mari, niwe rwose uriya ni umukobwa wawe mukuru kandi ntiyapfa gupfa gutyo gusa, kuko yabasha kwirwanaho mu buzima bwose. Erega uretse inda ijya gucura indi yiyita nkuru, naho n'abakobwa barashoboye kandi bakwibeshaho. Ikindi kandi wibuke ko yaniza yisumbuye, urumva ko yakwirwanaho. Si ibyo nahoraga mbwira Ruvusha se, wamurezaga umwana ku nkeke. N'abana b'abakobwa barashoboye ariko ntanyumve, atumye umwana wanjye apfana agahinda gusa. Mari, dukwiye kuba maso tukabwiza ukuri abagabo bacu ko natwe dushoboye. Ntago abagore n'abakobwa tugomba gusuzugurwa iteka, nubwo natwe tutagomba gusuzugura abagabo bacu, ahubwo tugomba kububaha. Ariko urareba ziriya hene zawe ukuntu usangiriye insina Mari, wihagarariye aho ngaho ntasomye. Ese wiriwe mugabo mwiza, ko mbona uzanye amahane n'amahoro. Ese Ruvu, wowe niba ubibona ko ziri kona insina ntiwazifata ukazizirika kigufi ntizigere kuri iyo nsina? Ubwo ni ngombwa ngo zitabweho na Mariya gusa? Uramenye wa mugore we, tankura naho nari nibereye. Ntunyumvira uyu mugore uza kunshingaho. Wagiye ugategeka umugabo wawe warushye ukandeka n'urugo rwanjye, nubwo urambaza iki ngo nkwishyure? Oya di, ntimukatwicire kurwara nk'inda ngo nuko turi abagore. Ubu ntiwamenesheje umwana wawe, ubu se uzaherereye none ngo n'akarimo koroheje ko kwimura ihene ntiwagakora? Ariko wa mugore we, ubwo ntibakunterereje ko uri mutwara sibo, uwo muhungu wawe ntiyabaye mayibo, ubuza aho ari wamvanye induru ko mbwiye umugore wanjye navuganye iki nawe, cyangwa urashaka kusenyera nk'uko rwakunaniye? Ariko ubwo murapfa iki koko, mwarekeye aho? Ariko uzi n'ikindi, reka nzane umuhoro wanjye nkwereke wanshinziwe y'umugore. Ntasoni, reka nkwereke sha. Tushase, ibeshye nkwereke ngo ndaguhururiza bagutware macuru utagira ngo ndi umugore wawe wejije umutima akihangana. Nyamuna muratabare, 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 muratabare. Hodi. Karibu. Injira. Sitari. He. Ese niwe mukobwa mwiza. Karibu rwose. Murakoze rwose. Akira banza umpobere sha. Boss kunyegera cyane. Yo, nuko sha, uri umukobwa mwiza rwose. Turagatebe wicare. Murakoze. Gusa ndabona nta mayobera hari pe, uko mwahandangiye niko hari. Gusa mumbabarire natinze. Oya nta kibazo rwose. Nanjye ntacyo nyirukansaga. Harya ngo witwa nde di? Nitwa Mucyo Ernestine. Witwa neza rwose. Ahubwo wakwita Mico kuko imico yose ni yawe pe. Murakoze cyane. Ahubwo nyine narinje ngo tuganire kuri gahunda y'akazi. Akazi karahari rwose. Kampani yacu yungutse umukobwa nkawe byaba ari umugisha ukomeye cyane. Bo rero dukora ibijyanye no gukura imyanda mu ngo z'abantu ndetse no muri kampani zitandukanye. Ugomba kumbera umunyamabanga kuko simba mpara kenshi ukakira amabaruwa yanjye wese ugategura akazi kanjye. Ubwo ibijyanye n'umushahara nangahe? Umushahara ndagutangiza 300 ariko numbera umwana mwiza sana kongeza nta kibazo. Harya mfite imyaka ingahe? Mfite imyaka 20 kandi murakoze. Yego sha, uri na mwiza cyane rwose. Ababyeyi bakubyaye babyaye inyamba, ariko kandi aherwa ngiye tugiye gukorana muri office imwe maze nkajya nkebuka nkirebera ibyo byiza bitatse deni yawe. Cyo senda mpobera se nanshimire sha maze umva imisumba nere gushenguka nshirandira muri Nyagasani. Utyo sha nyegera neza di. Ariko se kutandekura ndekura ariko baba we mbere ukuntu ufite amabere meza ni imitemeri neza arankora mu gituza nkabura umutuzo neza pe. Ariko nta muntu urahora, nta muntu urahonga ntabare. Ayiwe, uyu mwari mucyo arivana mu menyo ya sakabaka se. Ruvusha se we ko akomeje kutajya imbizi na Mariya ku kibazo cya Mucyo. Ntimuzacikwe n'ikinamico inzira ikwiye y'ubutaha. Tubibutse kandi ko ikinamico inzira ikwiye wayikura kuri channel yacu ya YouTube Ubuhangange TV. Nimugire ijoro ryiza.